Abahanga muri siyanse barimo barakorana umwete bagerageza gutahura impamvu zishingiye ku ngirabuzima fatizo zigenga ibyororoka zituma abantu basabikwa n'ibiyobyabwenge, inzoga, bakarekera abo bahuje igitsina, bagakunda uburaya kandi bakagira urugomo n'indi myifatire idasanzwe ndetse n'impamvu zitera urupfu bwarwo. Twese twakumva turuhutse tumenye ko burya atari twe tugomba kuryozwa ibikorwa byacu, ko ahubwo byanditswe mu miterere y'ingirabuzima fatizo zacu zigenga ibyororoka. Ese mu myitwarire ya muntu bituri mu maraso ibyo dukora nuko twitwara, akaba ariyo mpamvu kugorora abantu no kubahana bigorana. Wasanga ariko twabaye abaduhana bakaba baturenganya. Ukuri ni ukuhe? Ingirabuzima fatizo ADN ni iki ko bavuga ko ibituranga arimo byanditswe mu buryo budahinduka? Ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Niba ukunda ibyegeranyo bishingiye kuri siyanse, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu byegeranyo bitandukanye byibanda kuri siyanse, amateka n'ikoranabuhanga. Ukore like niba ukunze ibyo dukora. Tugaruke mu kiganiro. None se koko niki gituma twitwara uko twitwara gutya? Mu mwaka wa 1953 umuhanga mu binyabuzima witwa James Watson n'uwitwa Francis Crick bakoze ubushakashatsi bwahinduye amateka butuma turushaho gusobanukirwa neza ibinyabuzima. Bavumbuye ko ADN ni ukuvuga acide iba mu ntimatima y'ingirabuzima fatizo kwimeze nk'urwego rwihotaguye. Iyi acide ibitsa amakuru atagira ingano. Ibyo bituma ingirabuzima fatizo zigereranwa n'amazu y'ibitabo. Ingirabuzima fatizo hafi ya zose zifite ADN. Iyo ADN igizwe na za molekule zihambaye zimeze nk'urwego rurerure rwihotaguye. Muri ADN zose ziri mu mubiri w'umuntu harimo utuntu duto two mu rwego rwa shimi tumeze nk'imitambiko y'urwego tugera kuri miliyari 3. Utwo tuntu dutondetse ari tubiri ku buryo buri mutambiko uba ugizwe n'ibice 4. Ibyo bice uko ari 4 bigaragazwa n'inyuguti zitangira amazina yabyo arizo A, C, G na T. Mu mwaka wa 1957 wa muhanga witwa Crick yavuze ko utwo tuntu tumeze nk'imitambiko tugenda dutondetse ari two tubitsa ayo makuru agizwe na za code. Mu myaka za 60 nibwo izo code zatangiye gusobanuka. Amakuru yose yababoneka mu buryo bw'amafoto, amajwi cyangwa amagambo ashobora gusesengurwa mu buryo butandukanye. Urugero, za ordinateri ziyasesengura mu buryo bwa electronique. Ingirabuzima fatizo zo zibika amakuru kandi zikayasesengura mu buryo bwa shimi, kandi ADN niyo ibigiramo uruhare runini. Kugira ngo ingirabuzima fatizo zigabanyemo ibice maze habeho ibinyabuzima bishya, ADN niyo itanga amakuru. Ngibyo bituma habaho amoko atandukanye y'ibinyabuzima. Ingirabuzima fatizo zikoresha ayo makuru zite? Amakuru yo muri ADN yagiranwa n'amabwiriza yifashishwa mu gutegura ifunguro runaka agenda akurikizwa mu byiciro. Iyo akurikijwe n'umuntu ufite ifu y'ingano havamo umugati, biscuit cyangwa capati. Mu buryo nk'ubwo amabwiriza yo muri ADN niyo atuma habaho ibinyabuzima bitandukanye, urugero nk'ishu, inka n'umuntu. Icyakora nta muntu ugira uruhare mu mikorere y'ingirabuzima fatizo kuko zikoresha, kandi abahanga mu binyabuzima baheraho maze bakavuga ko bigaragaza ko imikorere yazihambaye. Amakuru avuga imiterere y'uko ikinyabuzima kizaba giteye arabikwa kugeza igihe azaba akenewe. Niyo atuma ingirabuzima fatizo zangiritse cyangwa izapfuye zisimbuzwa, kandi agatuma umubyeyi agira ibyo ahuriraho n'abamukomokaho. None se ADN irimo amakuru angana iki? Reka dufate urugero rwa bagiteri aricyo kinyabuzima gito kurusha ibindi. Umuhanga mu bya siyanse w'umudage witwa Bernd Olaf Kuipers yavuze ko amakuru aba mu ngirabuzima fatizo imwe muri bagiteri uyanditse ashobora kujya mu gitabo cy'amapaji 1000. Niyo mpamvu umwarimu wa shimi witwa David Dimmer yanditse ko n'ikinyabuzima gito kurusha ibindi byose nacyo ubona gihambaye cyane. Yakomeje avuga ko amakuru yose abitswe muri ADN yakwandika mu bitabo bibarirwa mu bihumbi. Kuipers wa mudage yaravuze ati uko amakuru yo muri ADN yanditswe byagiranwa n'uko ururimi rwandikwa. Ayo makuru atondetswe mu buryo busobanutswe nk'uko amagambo urimo abatondetse mu buryo busobanutse mu nkoranyamagambo. Muri make, amakuru yanditse muri ADN afite icyo twagereranya n'ikibonezamvugo cyangwa amategeko agenga ururimi. Ayo mategeko niyo agena uko amabwiriza yo mu ngirabuzima fatizo ashyirwaho n'uko akurikizwa. Amagambo cyangwa interuro bigize amakuru yo muri ADN birimo amabwiriza agena uko za proteine n'ibindi bintu byo mu rwego rwa shimi bikorwa, byose hamwe bikaba ari byo byubatse ingirabuzima fatizo zitandukanye zigize umubiri wacu. Urugero, ayo mabwiriza niyo umubiri wifashisha ukora ingirabuzima fatizo z'amagufwa, iz'imitsi, iz'ubwonko cyangwa iz'uruhu. Dukurikije uko abahanga babivuga, uko duteye, uko twabaye, uko tureba cyangwa uko dutambuka, byose bigengwa n'imiterere y'ingirabuzima fatizo zacu. Kuki tudasa? Abashakashatsi kuri ingingo bavuga ko amahirwe y'uko hakorwa ingirabuzima fatizo zisa n'indi aba ari munsi ya rimwe kugabanya inshuro 10,000, kandi akaba ariyo mpamvu kuvuga ko impanga zisa atari ibintu bipfa kwisubira kenshi ku isi, kandi abavandimwe bavukana nabo kugira ngo base 100% bikaba bidakunda kubaho kenshi mu muryango. Aha niho abantu bahera maze bavuga ko ibyo dukora nuko tubikora, ibyo tuvuga nuko tubivuga, ko nta ugomba kubituryoza cyangwa biduhanire, kandi ko nta n'ugomba kudusaba kubikosora kubera ko byanditswe muri twe mu buryo bwa code zidahinduka. Niba ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka arizo zigomba kuryozwa amakosa yacu, abahanga mu bya siyanse bavuga ko bashobora kuzihindura bagakuraho imico itifuzwa binyuriye mu buhanga bwo guhindura imiterere y'ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka n'imikorere yazo. Ibintu biherutse kugerwaho mu bushakashatsi birebana no gutahura uko ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka mu bantu ziteye
byatumye ibyo byiringiro bifata indi ntera. Ariko kandi bavuga ko ibyo bishoboka bashingiye ku gitekerezo cy'uko ingirabuzima fatizo tuvukana zigenga ibyororoka arizo nyirabayazana y'ibyaha byacu byose hamwe n'amakosa yacu. Mbese abo bashinjacyaha b'abahanga mu bya siyanse baba barabonye ibihamya bihagije byatuma bajya gushinja ingirabuzima fatizo zacu zigenga ibyororoka mu rukiko? Mbere y'ibihamya reka tubanze dusobanukirwe icyo ingirabuzima fatizo ari cyo, biradufasha gusobanukirwa neza iyi ngingo. Muri iki kiganiro turifashisha ibitekerezo n'amagambo yo mu rwego rwa siyanse wenda atamenyereye mu kinyarwanda, ariko turagerageza gukoresha imvugo zituma byumvikana neza. Abashakashatsi babonye ko kugira ngo ingirabuzima fatizo ibeho bisaba ko nibura molekile z'amoko atatu ahambaye zikorera hamwe. Izo molekile ni ADN, acide desoxyribonucleique, ikaba ari acide iba mu ntimatima y'ingirabuzima fatizo, hakaba na ARN ariyo acide ribonucleique na protein. ARN yo ni iki? ARN igizwe n'utuntu duto cyane twitwa nucleotide. Nucleotide ni molekile y'ubundi bwoko iva muri acide amine ariko yirahambaye kurushaho. Proteine zo zishobora kuba zigizwe na acide amine zigera kuri 50 cyangwa zibarirwa mu bihumbi. Izo acide amine ziba zitondetse mu buryo budahindagurika. Muri rusange, proteine yo mu ngirabuzima fatizo yoroheje ibigizwe na acide amine zigera kuri 200. Icyakora muri izo ngirabuzima fatizo zoroheje haba harimo proteine z'amoko abarirwa mu bihumbi. Ingirabuzima fatizo abahanga mu bya siyanse bavumbuye ko zifite agahu kayirinda kandi gahambaye. Ako gahu gateye gate? Kugira ngo utembere mu ngirabuzima fatizo cyangwa winjiremo byagusaba kwigira muto cyane, ukangana n'akadomo kanditswe n'ikaramu y'igiti isongoye neza, ukagabanyije n'inshuro zibarirwa mu magana. Icyakora kwinjiramo ntibyakorohera kuko ikikijwe n'agahu gakomeye cyane kameze nk'igipangu cy'amatafari kizengurutse uruganda. Umubyimba wako gahu ungana n'umubyimba w'urupapuro ugabanije n'inshuro hafi 10,000. Icyakora nubwo bimeze bityo, ako gahu gakora mu buhanga kuruta urukuta rw'amatafari. Kimwe n'igipangu kirenze uruganda, ako gahu gakumira ibintu bishobora kwangiza iyo ngirabuzima fatizo. Icyakora gatuma ihumeka kandi kagatuma za molekile nto, urugero nk'iza oxygene, zinjira kandi zigasohoka. Ariko nanone gakumira za molekile zishobora kwangiza ingirabuzima fatizo kandi kagatangira za molekile z'ingirakamaro kugira ngo zidasohoka mu ngirabuzima fatizo. None se ako gahu kabikora gate? Wongera utekereze ku ruganda ruba rufite abashinzwe umutekano bagenzura ibyinjira mu ruganda n'ibisohoka. Agahu k'ingirabuzima fatizo nako karimo za proteine zihariye zikora nk'inzugi cyangwa abashinzwe umutekano. Zimwe muri izo proteine ziba zifite umwenge unyuramo za molekile z'ubwoko bwihariye zinjira cyangwa zisohoka mu ngirabuzima fatizo. Izindi proteine zigize agahu k'ingirabuzima fatizo ziba zifunze ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande zifunguye. Nanone ziba zifite aho zakirira ibintu. Iyo ibintu bije, urundi ruhande rurafungura maze ibyo bintu bikinjira mu gahu k'ingirabuzima fatizo. Ibi byose tuvuze rero bibera ku gahu k'ingirabuzima fatizo yitwa ko yohereje kuruta izindi zose. Reka tuvuge kuri molekile ziba mu ngirabuzima fatizo. Molekile zihambaye zo mu ngirabuzima fatizo yoroheje cyane ntizishobora kwigabanyamo izindi nyinshi ziri zonyine. Iyo ziri inyuma y'ingirabuzima fatizo zirapfa. Iyo ziri imbere mu ngirabuzima fatizo zishobora kwigabanyamo izindi nyinshi ariko gusa zibifashwemo n'izindi molekile zihambaye. Urugero, imisemburo ibikeneye kugira ngo hakorwe molekile zihariye zitanga ingufu zitwa ATP, adenosine triphosphate cyangwa nucleoside triphosphate, ariko nanone ATP ibikeneye kugira ngo iyo misemburo ikorwe. Nanone ADN ariyo acide desoxyribonucleique ibikeneye kugira ngo imisemburo ikorwe, ariko nanone imisemburo nayo ibikeneye ADN kugira ngo ikorwe. Nanone hari izindi proteine zikorwa gusa n'ingirabuzima fatizo, ariko ingirabuzima fatizo nayo ikaba ishobora gukorwa gusa n'izo proteine. Reka tuvuge noneho ko abashinzwe umutekano bakuretse ukinjira ukagira imbere mu ngirabuzima fatizo. Imbere mu ngirabuzima fatizo itagira intimatima nwayo haba harimo ibintu bimeze nk'urusukume bikungahaye ku ntungamubiri, imyunyu n'ibindi. Ibyo rero nibyihera higakora ibindi ikeneye kandi ibyo bintu ikabikora kuri gahunda. Kimwe n'uruganda rukora neza, ingirabuzima fatizo nayo ipanga ibintu byo mu rwego rwa shimi bibarirwa mu bihumbi kugira ngo bijye bikorwa kuri gahunda yagenwe no mu gihe cyagenwe. Nanone ingirabuzima fatizo imara igihe kinini ikora za proteine. Izikora ite? Irabanza igakora ibintu bigera kuri 20 zifashisha ikora za proteine byitwa acide amine. Iyo birangije ibyohereza muri ribosome twagiranye n'imashini yikoresha ipanga za acide amine kuri gahunda yihariye bitewe n'ubwoko bwa proteine igiye gukorwa. Kimwe nuko mu ruganda hashobora kuba harimo porogaramu ya mudasobwa igenzura ibikorwa mu ruganda, ibyinshi mu bikorerwa mu ngirabuzima fatizo nabyo bigenzurwa n'icyo twagiranye na porogaramu ya mudasobwa cyangwa kode yitwa ADN. ADN yohereza muri ribosome kopi y'amabwiriza yibwira proteine runaka igomba gukorwa nuko igomba gukorwa. Ibikurikiraho rero iyo proteine itangiye gukorwa byo birarenze. Buri proteine irihina igafata isura yihariye. Iyo sura ni igena ikizakora. Ngaho tekereza ku ruganda abantu bateranyiriza moteri. Buri gace ka moteri kagomba kuba karakozwe neza kitondewe kugira ngo moteri ikore neza. Mu buryo nk'ubwo, iyo proteine idafite isura ikwiriye ntishobora gukora neza akazi kayo kandi ishobora no kwangiza ingirabuzima fatizo. None se proteine ibwirwa n'iki inzira bunyuremo iva aho ikorerwa ijya aho ikenewe? Buri proteine ingirabuzima fatizo ikoze ibirimo agasanduku ka aderese gatuma igera aho ikenewe.
nubwo buri munota haba hakozwe za poroteyine zibarirwa mu bihumbi kandi zikoherezwa aho zikwiriye kujya, buri poroteyine igira aho igomba kujya itayobye. Twavuga ko iki ari igitangaza rwose. Reka dufate urugero ruri buze kudufasha kumenya amakuru y'ibanze ku ngirabuzima fatizo. Ubuzima bwawe bwatangiye ari ingirabuzima fatizo imwe, ni ukuvuga intangangore ya mama wawe yahuye n'intangangabo ya papa wawe biba urusoro. Bidatinze iyo ngirabuzima fatizo yatangiye kwigabanyamo ibice. Wowe ugizwe n'ingirabuzima fatizo zigera kuri miliyari ibihumbi 100 zaturutse muri uko kwigabanyamo ibice. Izo ngirabuzima fatizo ziba ari nto cyane ku buryo zigera ku bihumbi 10 zifite ubunini buringaniye zakwirwa ku gatwe k'agashinge abadozi bafatanisha imyenda. Nyamara kandi buri ngirabuzima fatizo ubwayo igizwe n'ibintu byinshi bihambaye. Ingirabuzima fatizo irahambaye cyane kurusha imashini iyo ari yo yose cyangwa uruganda byakozwe n'abantu. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko ingirabuzima fatizo imeze nk'umujyi ukikijwe n'uruzitiro, ikaba ifite uburyo bwo kugenzura abinjira n'abasohoka, uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, imiyoboro y'itumanaho, ingomero zitanga amashanyarazi, inganda, gahunda yo gutwara imyanda no kuyitunganya kugira ngo ihindurwemo ibindi bintu, uburyo bwo kurinda umutekano, ndetse ikaba ifite na gahunda y'ubutegetsi bufite icyicaro imbere muri yo. Ikindi kandi ingirabuzima fatizo ishobora gukora indi imeze nkayo mu masaha make cyane. Birumvikana ariko ko ingirabuzima fatizo zose zitameze kimwe. Uko ingirabuzima fatizo z'urusoro zigenda zigabanyamo ibice, ni nako zigenda zikora imirimo itandukanye. Zimwe zihinduka imyakura, amagufwa, imikaya, insoro z'amaraso cyangwa amaso. Uko kuntu zigenda zitandukana bikorerwaho twavuga ko ari mu bubiko bw'ingirabuzima fatizo burimo ibishushanyo mbonera by'ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka cyangwa ADN. Buri ngirabuzima fatizo ibifite amashami abarirwa mu bihumbi yunga n'izindi ngirabuzima fatizo, kandi ingirabuzima fatizo zose ziba mu matsinda abiri y'ingenzi. Itsinda rya mbere ni izifite intimatima nuwayo, naho itsinda rya kabiri ni izitagira intimatima. Ingirabuzima fatizo z'umuntu, iz'inyamaswa n'iz'ibimera zigira intimatima, iza bagiteri zo ntiziyigira. Ingirabuzima fatizo zigira intimatima zitwa eukaryote, naho izitayifite zo zikitwa prokaryote. Kuki tuvuze ibi byose? Ingirabuzima fatizo ADN nubwo ari nto cyane, nizo zikubiyemo amabwiriza agenga ibyo kororoka, kandi zo zikubiyemo amabwiriza yose yatumye tuvuga dutandukanye n'abandi. Ibara ry'uruhu rwawe, imiterere y'amaso yawe, imiterere y'ijwi ryawe, uko utambuka n'ibindi byose bikuranga. Ayo mabwiriza ari muri ADN, kandi niyo yatumye buri kiguruka cyangwa buri kinyabuzima cyose kimera kuriya kimeze. Umuhanga umwe mu birebana n'ibinyabuzima witwa Michael Denton mu gitabo cye Evolution: A Theory in Crisis yaranditse ati, ndetse n'ingirabuzima zoroheje cyane kurusha izindi mu binyabuzima bibaho ku isi kugeza ubu, twavuga nk'ingirabuzima za mikorobe, usanga imiterere yazo ihambaye mu rugero ruhanitse cyane. Nubwo ingirabuzima za mikorobe nto kurusha izindi ari nto cyane mu buryo burenze urugero, mu by'ukuri buri ngirabuzima muri zo ni nk'uruganda nyaruganda, ariko ruto cyane ku buryo rudashobora kubonwa n'amaso, rugizwe n'ibikoresho birirwa mu bihumbi byakoranywe ubuhanga buhambaye cyane, ndetse kurusha imashini iyo ari yo yose yakozwe n'abantu, kandi ntirugira icyo rwagiranwa nacyo mu bintu bitagira ubuzima. Kubirebana n'amategeko agenga iyororoka abitswe mu binyabuzima, wa muhanga yaranditse ati, ubushobozi bw'ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka bwo kubika amakuru burenze kure cyane ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwaba buzwi kugeza ubu. Ubwo bushobozi burahambaye cyane ku buryo amakuru yose akenewe mu kumenya imiterere y'ikinyabuzima gihambaye cyane, urugero nk'umuntu apima 1 miliyari cy'igarama imwe. Iyo urebye imiterere ihambaye cyane y'ingirabuzima, usanga ibikoresho byacu ndetse na bimwe tuvuga ko bihambaye cyane kurusha ibindi bifutamye. Nk'uko natangiye mbivuga, abahanga mu bya siyansi batekereza ko ibyo dukora nuko tubayeho byanditswe mu ngirabuzima fatizo zacu. Hashize igihe kirekire barwana n'akazi katoroshye ko kubona impamvu zishingiye kuri siyansi zakwemeza ko ingirabuzima fatizo zacu zitera indwara mu bantu, zigatuma bagira imyifatire inyuranye hamwe n'imiti yo kuzivura. Nyuma y'imyaka 10 abashakashatsi bamaze bakorera mu matsinda 6 byatumye ingirabuzima fatizo zifitanye isano n'indwara ya Huntington imenyekana, nubwo bashakashatsi batazi ukuntu ingirabuzima fatizo zitera iyo ndwara. Ariko kandi igihe ikinyamakuru cyitwa Scientific American cyandikaga ku birana n'ubwo bushakashatsi, cyasubiyemo amagambo yavuzwe n'umuhanga mu bumenyi bw'ibinyabuzima muri kaminuza ya Harvard witwa Evan Barban, wavuze ko gutahura ko ingirabuzima fatizo zigira uruhare mu guteza ibibazo mu myifatire y'abantu bizarushaho kugorana. Mu by'ukuri ubushakashatsi bwagiye bugerageza guhuza ingirabuzima fatizo runaka zihariye n'imyifatire y'abantu ntacyo bwagiye bugeraho. Urugero, mu kinyamakuru cyitwa Psychology Today hari inkuru yavugaga ibiheranye n'imihati yashyizweho yo gushaka impamvu zishingiye ku ngirabuzima fatizo zitera abantu kwiheba. Yagiraga iti, imibare igaragaza inshuro nyinshi ibyorezo by'indwara byaduka nuko bikumirwa ku birebana n'indwara zikomeye zo mu mutwe, igaragaza neza ko izo ndwara zo mu mutwe zidashobora kuvuga ko ziterwa n'ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka gusa. Iyo nkuru itanga urugero rukurikira. Abanyamerika bavutse mbere y'umwaka w'1905 1% niwe wagiraga ibibazo byo kwiheba agejeje ku myaka 75. Mu Banyamerika bavutse hashize imyaka igera kuri 50 nyuma yaho, 6% bagiraga ibibazo byo kwiheba bagejeje ku myaka 24. Kubw'ibyo iyo nkuru isoza ivuga ko ingaruka zituruka hanze cyangwa mu muryango arizo zonyine zishobora gutuma haba hihinduka nk'iryo rikomeye mu gihe gito bene ako kagene. Nicyo ubwo bushakashatsi hamwe n'ubundi bwinshi bwakozwe butubwira, nubwo ingirabuzima fatizo zigenga ibyororoka zishobora kugira uruhare mu kugena uko kamere yacu izamera, bigaragaza ko hari ibindi bintu bitugiraho ingaruka.
ikintu cy'ingenzi kitugiraho ingaruka ni ibidukikije byagiye bihinduka mu buryo bukomeye muri ibi bihe. Ku birebana n'ibyo, igitabo cyitwa Boys Will Be Boys kivuga ko bidashoboka ko abana bakwihingamo amahame mbwirizamuco meza mu gihe bakura bamara amasaha barirwa mu bihumbi mirongo bareba porogaramu za televiziyo na za filime zigaragaramo abantu bagirirwa urugomo, baraswa, basogotwa, bavanwamo inyama zo mu nda, bakatwa amajosi, bakomeretswa, bacibwa ibice by'umubiri kandi bagakura bumva umuziki ushimagiza ibyo gufata abagore ku ngufu, kwiyahura, ibiyobyabwenge, inzoga no kwigira akagarara. Wenda wakora iki kiganiro witurije, ariko wenda hari ibindi bibazo wagize byo mu rwego rwa siyansi ku mikorere y'ingirabuzima fatizo n'ingirabuzima, ni ukuvuga ADN. Duhe igitekerezo muri comments niba ubikunze, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ujye ubana natwe ku byegeranyo bitandukanye byibanda kuri siyansi, amateka n'ikoranabuhanga. Ukore like unyereke ko turi kumwe, jya muri comment utange igitekerezo cyangwa ubaze ikibazo nzagusubiza ubutaha. Reka dutandukane, tuzasubira ubutaha mu kindi kiganiro.